Bana b'Imana, nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi ba Grace to You Ministry, twongeye kunezererwa Imana tubana namwe kuri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nanone twongeye kubasuhuza. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere rero nkuko tubana kandi tukabana neza, munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 5 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, ngiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Haracyari ibyiringiro. Mukundwa muri Kristo Yesu, nguko wumvishe dusomye ijambo ry'Imana. Hano ijambo ry'Imana ritweretse umuntu wari urwaye, kandi uyu muntu yararwaye imyaka myinshi cyane. Yararwaye imyaka itari mikeya. Icyo Bibiliya yatweretse ko yari amaze imyaka 38 afite ububabare, atameze neza. Mbese urukumva ko yari magorwa, mu by'ukuri yababajwe n'umubiri bishoboka. Uhereye ku mirongo ya ruguru ku kidendezi cya Bethesda hari abarwayi benshi cyane, ariko nanone hari itegeko ko umuntu uzajya ubona cyangwa se umurwayi uzajya ubona amazi yihindurije ari we wa mbere akijugunya mu mazi n'icyo kidendezi azajya yitakira. Abandi barwayi bari bari aho ngaho babonaga umumarayika ahindurije amazi bakijugunya mu mazi bagakira. Abarwayi benshi bakiriye ku kidendezi cya Bethesda, ariko uyu murwayi w'imyaka 38 we byamubereye ikibazo gikomeye cyane. Ariko muri uko kumubera ikibazo gikomeye cyane, ngo Yesu yaje kugera ku kidendezi cya Bethesda, ahasanga uwo murwayi. Arangije aramubaza ngo urashaka iki? Urashaka gukira? Ariko kubera ko yari amaze igihe kinini ababaye, kubera ko yari amaze igihe kinini ahangayitse, kubera ko yari amaze igihe kinini ari mu bubabare budasanzwe, we yahise abwira Yesu aravuga ati, rwose njyewe iyo nshatse kwijugunya mu mazi, iyo rwose ngihaguruka ngo ngiye kwijugunya mu mazi, undi yahita nanga kinjira mu mazi agakira. Ubwo nyine ibyanjye bikaba birangiriye aho ngaho. Urumva ko uyu murwayi yatangiye gushaka kwisobanura, ashaka kugaragaza impamvu atajya mu mazi kimwe n'abandi bose kugira ngo akire. Ashaka kutangira kuzana impamvu. Niba Yesu Kristo agusuye mu buzima bwawe, nta mpamvu yo kuzana impamvu zo hirya no hino, ahubwo umenye yuko hari ikintu kizima kigiye guhinduka mu buzima bwawe. Umenye yuko hari ikintu kidasanzwe ugiye kwakira mu buzima bwawe. Umenye yuko hari iteka ugiye gutererwa muri ako kanya. Umenye yuko hari imbaraga z'Imana ugiye kubona muri uwo mwanya. Umenye yuko hari ikintu gishya ugiye kubona muri ako kanya mu buzima bwawe. Uyu murwayi yatangiye kuzana impamvu zituma atakira gukira kimwe nk'abandi bose, ariko Yesu Kristo
yaramubwiye ati noneho igihari nta kindi kintu sasa, niba ushaka gukira. Yesu aramubwiye ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Umurwayi yahise ahaguruka yikorera ibye byose aragenda, ariko ntabwo yagiye ari umurwayi, ntabwo yagiye akibabaye, ntabwo yagiye agifite agahinda, ntabwo yagiye agifite umubabaro, ntabwo yagiye agifite imihangayiko. Yahagurutse agenda akize, ameze neza. Ibyari bimubabaje byose, ibyari ibibazo kuri we byose byari bimaze kuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Yesu iyo ategetse nta muntu ushobora guhagarika ko icyo ategetse kidakorwa. Yesu yari amaze gutegeka, kandi Yesu mu gukora ntabwo yita ku nzitizi, ntabwo yita ku bibazo urimo, ntabwo yita ku bisitaza, ntabwo yita ku bigaragazo, ahubwo icyo we yagambiriye gukora aragikora, kandi akagikora nta muntu n'umwe agishije inama. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko muri ako kanya uwo murwayi yahise akira kandi yikorera uburiri bwiwe, ngo uwo munsi mu by'ukuri ngo hari ku munsi w'isabato. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu baratangaye no kubona umuntu yikoreye uburiri bwiwe ku munsi w'isabato, ariko we ntabwo yarebaga ibyo by'isabato, ahubwo we yarebaga igitangaza yakorewe, yarebaga ubutabazi yabonye, yarebaga imbaraga zakoze kugira ngo akire indwara yari amaranye imyaka 38. Yarebye agakiza k'Imana yabonye mu buzima bwe, yabaye uwo gushima Imana, yabaye uwo guhimbaza Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urumva ko gukira k'uyu murwayi w'iyi myaka ingana gutya, umuryango we wabyungukiyemo, inshuti n'abavandimwe babyungukiyemo, uyu murwayi ubwe nawe yabyungukiyemo. Kuko urabona nimba yarabaye hatishimye, nimba yarabaye adafite umunezero, nimba yarabaye adafite mu by'ukuri icyo nawe yavuga yatangaza nk'igitangaza Imana akoze mu buzima bwe, urumva ko mu by'ukuri nawe yagize icyo atangaza. Niba nta nkuru yari afite, niba mbere yari afite inkuru y'umubabaro, inkuru y'uko yarwaye ananirwa gukira, inkuru y'uko abura umufata ngo amujugunye mu kidendezi cya sida kugira ngo nakire nk'uko abandi bakira, urumva ko kuba Yesu gusa niwe wategetse ngo ikorere uburiri bwawe uhaguruke wigendere, nawe akabikora hamwe no kwizera. Arahaguruka yikorera uburiri bwe aragenda. Aho ngaho rwose yari inkuru. Urumva ko yagiye atangaza ibyo Yesu Kristo yakoze mu buzima bwe. Mu by'ukuri reka nongere mbibutse yuko haracyari ibyiringiro, encore de l'espérance. Haracyari ibyiringiro yuko ibibazo ufite uyu munsi, haracyari ibyiringiro ko Yesu Kristo yabigenza neza, haracyari ibyiringiro ko Imana yabigenza neza, ibyo bibazo bikavaho mu izina rya Yesu. Haracyari ibyiringiro yuko inzozi mbi uhorana amanywa na nijoro, haracyari ibyiringiro ko zakurwaho, zaneshwa, ukakira inzozi nziza mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro yuko ubukene urimo ko bwatambuka, ko wabusohokamo, Imana ikakuremera ikitari gihari kikabaho, ikakuremera amashimwe. Haracyari ibyiringiro yuko imibabaro, agahinda ufite, amaganya ufite, birashoboka cyane yuko hamwe n'Imana ibyo byose byavaho mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro yuko ikitameze neza uyu munsi ejo cyagenda neza. Haracyari ibyiringiro yuko nawe uyu munsi noneho wakora bikemera, ibyanze bikakunda kuri uyu munsi. Haracyari ibyiringiro yuko wowe uyu munsi udafite akazi, haracyari ibyiringiro yuko wabona akazi mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro yuko abanzi bawe bakugenza, haracyari ibyiringiro yuko abakurwanya bose batsindwa,
mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro yuko hahandi udafite ijambo wakongera ukagira ijambo. Haracyari ibyiringiro yuko hahandi watariye agaciro kawe, haracyari ibyiringiro yuko wahasubirizwa agaciro kawe, wahagirira ijambo. Haracyari ibyiringiro yuko wowe mu muhamagaro wawe ibibazo ni byinshi cyane, ibigeragezo ni byinshi cyane. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yakurengera, ikongera ikakurwanirira, ikongera ikaguha imbaraga. Witinya, shikama imbere y'Imana, izere Imana yawe, iringira Imana yawe, iracyakora kandi mu by'ukuri Imana yacu irashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro yuko wahura n'umusaruro mwiza. Haracyari ibyiringiro yuko amarira atari uzahorana none n'ejo bundi. Haracyari ibyiringiro yuko wahanagurwa amarira nawe ukongera ugaseka, ukongera ukishima, ukazamura indirimbo y'amashimwe. Haracyari ibyiringiro yuko ahari ubusa uyu munsi ejo hari ikintu. Haracyari ibyiringiro yuko mu bushobozi udafite uyu munsi, haracyari ibyiringiro yuko wabona ubushobozi, kandi kubera Imana byose biremera. Mu by'ukuri urya bikugoye, utunga umuryango wawe bikugoye, ukora akazi kawe ariko inzitizi ugakomeza kubona ari nyinshi cyane, imirimo werekejeho amaboko ibisitaza bihora biza, ibihombo bigahora biza. Ninde wakasiriwe? Ni wowe. Ninde wahuye n'intambara za none n'ejo zidashira? Ni wowe. Ninde utishimye? Ni wowe. Ninde ushatse kugira icyo ageraho ariko Satani agakomeza akitambika? Ni wowe. Ninde ugira ngo yubuye umutwe ariko hakaza ibindi bintu byo kumusubiza hasi? Ninde? Ni wowe. Ibyo byose nubwo bihari, nubwo ubicamo, haracyari ibyiringiro yuko byatambuka. Wicika intege cyangwa se ngo utakaze kontrol mu buzima bwawe. Wicika intege cyangwa se ngo uve mu byizerwa kubera ko wenda hari ibintu bitagenda neza uyu munsi, hari ibintu bitari kuri gahunda neza uyu munsi. Wicika intege, haracyari ibyiringiro yuko ibyo byose bitameze neza byatambuka, ubuzima bwawe bugakomeza. Ushobora kuba mu by'ukuri ubabaye wenda kubera ko uzengurutswe n'abagambanyi benshi cyane, babandi batakwifuriza ibyiza, babandi batakwifuriza kubaho, babandi batakwifuriza gukira, babandi batakwifuriza gukomeza ubuzima. Bo bose bashobora kuvuga kuzengurutse, ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana yabatsinda n'ibyabo byose, Imana yabanesha n'ibyabo byose, imigambi yabo ikayihindura imvabusa mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bugakomeza, kandi ejo cyangwa ejo bundi akaba aribo bazaza bakagufasha gushima, kuko hari icyo Imana yakoze, yabakozeje isoni. Menya yuko Imana itagikoze isoni abana bayo. Menya yuko n'ibigeragezo ucamo rimwe na rimwe Imana ibishaka kunabicamo kugira ngo ejo nikora igitangaza uzabone uko uyivugira, uzabone uko utanga ubuhamya imbere ya babandi batari bayimenya, kugira ngo nabo bamenye yuko Imana yacu ikomeye, ko kandi igira neza bugacya bukira. Hari n'ibyo unyuramo mu by'ukuri utabigizemo uruhare, utashakaga ko wenda mu by'ukuri bibaho, ariko ukisanga wabibayemo, ukisanga wabigezemo. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Wowe muri ibyo byose izere Imana. Nubwo utishimye uyu munsi, ejo wakwishima. Nubwo utanezerewe uyu munsi, ejo wanezerwa. Haracyari ibyiringiro yuko mu rugo rwawe uyu munsi ntibimeze neza, ariko witinya, don't worry. Ejo birashoboka cyane rwose, birashoboka Imana yatera iteka, kabana n'umugore wawe neza, kabana n'umugabo wawe neza, abana ntibyari bimeze neza, ukabona bigenze neza, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ushobora kuba uyu munsi uri mu bushomeri, nta kazi ufite, ariko nakubwira ngo witinya, wigira ubwoba, neye pape, wigira ubwoba. Birashoboka cyane ku Mana ko ejo mu by'ukuri akazi wakabona, Imana yaca inzira kandi bikemera. Haracyari ibyiringiro. Kugera kure cyane siko gupfa,
no kubuzenguruka mu butayu bw'ibibazo, mu butayu bw'ibibazo, uyu munsi ukava mu butayu bumwe ukajya mu bundi bw'ibibazo. So wibone yuko ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Nyuma y'ubwo buzima, nyuma y'iyo mibereho y'ibibazo, ibisubizo birahari. Imana nzi yuko irema amashimwe, nzi yuko Imana itera iteka, nzi yuko Imana ihindura ibyanze guhinduka bigahinduka. Abarozi bararoga, yego ni wowe baroga, ariko mu izina rya Yesu Kristo nzi neza yuko utagomba kugira ubwoba, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gutsinda abo barozi, kandi ibyiringiro birahari yuko batsindwa mu buzima bwawe, bagateshwa agaciro, ndetse bajya banakubona, bajya babona urubyaro rwawe, bajya babona abo mu muryango, bajya babona urugo rwawe bakarutinya, nubwo bakubona bakagutinya, kubera ko hari icyo Imana iba yakoze. Kandi ubwabo bakubona akavuga ati oya, uyu muntu twamukasira inshuro nyinshi, ariko ubu ngubu ntabwo dushobora kwegera ubuzima bwe, kubera ko hari ukuntu Imana yabigenje. Izere Imana, komeza wiringire Imana, komeza uhange Imana amaso, wicika intege, wikurwa umutima n'ibyo byose uba ugenda uhura nabyo. Oya, ahubwo reba ngo ese Imana yacu ifite buhe bushobozi? Imana usenga ifite zihe mbaraga? Imana usenga ifite akahe gaciro mu buzima bwawe? Imana isenga ikomeye ku ruhe rugero? Ibyo byose iyo ubibonye ukabitekerezaho, wagakwiye kuvuga ati Mana ndakwemera, Mana urakomeye, Mana urahambaye, ndumva ndari njyenyine, ndumva rwose ndi kumwe nawe, ndumva mbagaze neza. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Zaburi ya 23, Zaburi ya 23, umwanditsi aranditse cyangwa se umuririmbyi aribyo avuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. So yamenye yuko Imana ariyo ishobora kumutabaraho rukomeye, yamenye yuko Imana arishobora kumurengeraho rukomeye, yamenye yuko Imana arishobora kumurwanirira intambara, yamenye yuko Imana arishobora kumukiza urupfu, arishobora kumukiza imibabaro, arishobora kumukiza agahinda, arishobora kumukiza amaboko y'abanzi be, arishobora kumutabarira imbere y'abamukwena, imbere y'abamwanga, imbere y'abamutega imitego, imbere y'abamwifuriza ibibi. Yamenye yuko Imana mu by'ukuri arishobora kuba yamukiza ibyo byose. Avuga ati rwose ndumva Imana iri kumwe nanjye rero singomba gutinya, ahubwo ngomba gutinya Imana yonyine. Imana ifite ubuzima bwanjye mu bugingo bwayo, Imana ifite ubuzima bwanjye, Imana ifite ubugingo bwanjye mu biganza byayo, Imana ifite imibereho yanjye, Imana ingenga, Imana igenzura kubaho kwanjye, ndetse ikabigenzura n'umuryango wanjye, ikabigenzura inshuti ndetse n'abavandimwe. Imana ikomeza ubwoko bwayo, Imana ikomeza abayitakira amanywa na nijoro. So kubana n'Imana, kumva uri kumwe n'Imana mu bihe by'ibibazo, so biragukomeza, wumva ufite gushikama. Ushobora kuba udafite urugo uyu munsi, wenda kubera n'ubukene, urifuza kubaka urugo, ariko kuvuga ngo mariage izaba n'ikibazo. Don't worry, witinya, hamwe n'Imana haracyari ibyiringiro yuko rwose ejo bizemera, kandi ubone ko ku Mana byose bishoboka. Kandi Imana mu by'ukuri ifite ubushobozi bwo gukiza indwara za zindi zananiranye kwa muganga. Imana ifite ubushobozi bwo gutanga umugabo mwiza, ifite ubushobozi bwo gutanga umugore mwiza. Imana ifite ubushobozi yewe n'uwagumiwe, Imana ifite ubushobozi wa wundi abantu bavuga ngo yaragumiwe, uyu rwose ntazigera abona umugabo, cyangwa se uyu basi ntazigera nyine abona umugore, ni célibataire andirisi. Imana ifite ubushobozi bwo kukwamurura icyo gisuzuguriro, ifite ubushobozi bwo kugukuraho uwo mwijima. Haracyari ibyiringiro, ikakubakira urugo, ikakubakira umuryango, kandi nawe mu by'ukuri ukabaho wishimye, ukabaho unezerewe. Reka Imana ibe mu ruhande rwawe. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo buriya mu gihe
cy'ibibazo, mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibigaragazo, mu gihe cy'urwango rukomeye, mu gihe cy'ubugambanyi, mu gihe cyo gutotezwa, mu gihe cyo kuba uri mu bintu mbese ubona bikugoye, ubona bikuruhije, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Nuzacibwa indege n'abantu, uzumve ufite imbaraga ku Mana. Nuzasuzugurwa n'abantu, uzumve wubashwe imbere y'Imana, uri uw'agaciro gakomeye. Nuzabasha kwandagazwa n'abantu, uzumve ko imbere y'Imana uri mu buntu bwayo, uri mu biganza byayo, uri mu bwiza bwayo. Nuzabasha kubona abantu bose bakuvuyeho, uzumve yuko Imana ikiri mu ruhande rwawe, iri kumwe nawe, ko itazagutererana. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Wicika intege, wikuka umutima mu kubaho kwawe, wireba ibikuzengurutse uvuge ngo nshingiye kuri ibi bizengurutse ndi kubona nta kintu cyajya mbere. Oya, wishingira kuri ibyo byose. Wowe shingira ku gukomera kw'Imana, shingira ku kugira neza kw'Imana, shingira ku bitangaza n'imirimo Imana ikora, shingira ku kuba Imana idahemuka, shingira ku kuba Imana irengera intore zayo, shingira ku kuba Imana ari umutabazi w'ibihe byose ku bayisenga amanywa na nijoro. Nushingira kuri ibyo byose uzabona ibikomeye, uzabona imbaraga z'Imana, uzabona ineza y'Imana. Witinya, wicika intege, hanga Imana amaso yawe. Ibyo ukora nk'umuntu bikorere mu bushobozi bwawe, bikorere mu bubasha bwawe, bikorere mu mbaraga zawe, ariko ukomeze gusaba Imana kubana nawe, ukomeze gusaba assistance y'Imana, ukomeze gusaba Imana gukomeza kukugotesha ingabo zo mu ijuru, kukugotesha imbaraga zayo, kukugotesha ubuntu bwayo, kukugotesha ubwiza bwayo, kukugotesha abamarayika bayo. Kandi nzi yuko Imana itazabura gushyira abamarayika mu murimo kugira ngo bakore ku bwawe. Kandi Imana yiteguye gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kubera ko igufiteho umugambi. Niba Imana igufiteho umugambi, nawe ukaba wizeye yuko koko Imana igufiteho umugambi, hagarara neza mu mwanya wawe neza, kandi ubone yuko ibyo byose birimo kwanga muri iyi minsi, ubone ko hari ikintu Imana izagenda ibikoraho kimwe ku kindi, kandi ukinjira mu bisubizo byiza, ukinjira mu mashimwe. Ntabwo waremewe agahinda, kuba kuzaba mu gahinda gusa. Ntabwo waremewe kuzabaho mu mihangayiko gusa. Ntabwo waremewe kuzapfura umutindi burundu. Ntabwo waremewe kuzabaho mu bukene burundu. Ntabwo waremewe kuzabaho utishimye. Ntabwo waremewe kuzabaho uri mahangayiko, cyangwa se uri wa muntu utagira position uyu munsi urawije uri hariya. Ntabwo waremewe kuzaba mu bukode mpaka. Ntabwo waremewe kuzabaho mu by'ukuri wenda ari wowe ubura ubushobozi wenda bwo kwishyura abana amashuri. Ntabwo waremewe kuzabaho ari wowe nyine uzaba mu bushomeri budashira. Ntabwo waremewe kuzabaho ari wowe masumbuko, ari wowe mahangayiko. Oya, nawe mubakwiriye ibyiza urimo, mubakwiriye imigisha urimo, mubakwiriye kugera aheza bifuza kugera urimo. Ariko umwanya uhagazemo muri iyi minsi ni uwuhe? Senga Imana, ubaha Imana, ca bugufi imbere y'Imana, izera Imana, umenye yuko iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Niyo ifite kubaka umunezero mu muntu, niyo ifite kubaka ubushobozi mu muntu, niyo ifite gutanga umugisha, niyo ifite kurema ibidahari bikabaho, niyo ifite kuzamura ubuzima bw'umuntu, niyo ifite kuzamura imibereho y'umuntu ikabaho, niyo ifite gutanga akazi. Kandi iyo igatanze nta muntu uhagarika, iyo igatanze iba yagatanze. Kandi ibyo ikoze nta muntu uvuga ngo yagakwiriye gukora ibi ngibi. Iyo ikinguye ibikinguye, kandi yabifunze ikabifunze, nta muntu ushobora kuba yakingura. Reka Imana rero ikwishimire, kandi mu by'ukuri ntuyiveho, uyihange amaso, uyerekezeho imirimo yawe yose,
imigambi yawe uyiharire Uwiteka, ureke Imana aba ariyo ushyira imbere kugira ngo ikurwanirire, ushyira imbere kugira ngo abe ariyo ikomeza kuba hafi yawe. Kandi niba utari winjira mu bizera, niba utari winjira mu bantu bategereje agakiza k'Imana, niba utari winjira mu muryango w'abana b'Imana, nawe tera intambwe winjire mu muryango w'abana b'Imana, wizere Yesu, wizere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nzi neza yuko nawe mu kwemera guhinduka kwawe n'imbaraga z'Imana zihindukana nawe, n'ubuntu bw'Imana bukabana nawe, ibitangaza by'Imana bikabana nawe, kandi ubwiza bw'Imana bukakubaho mu izina rya Yesu. Aho watsindwaga ugatangira nawe kuba uwo gutsinda, kuko wamaze kwakira utsinda ibigeragezo, utsinda ibigusha, utsinda ibisitaza mu buzima bwawe. Haracyari ibyiringiro, wicika intege, hamwe n'Imana biracyashoboka. Uwiteka akugiriye neza, akubakira ubuzima, akubakira imibereho, yite ku rubyaro rwawe, yite ku buzima bwawe, yite ku muryango wawe. Imana ikomeze kukugira neza mu byifuzo byawe, ikuremera amashimwe mu bibazo bikomeye urimo, igukize aho urwariye mu izina rya Yesu Kristo, igutabara imbere y'abagambanyi bawe mu izina rya Yesu Kristo, ikuremera amashimwe, yugura amarembo yo kuguha akazi mu izina rya Yesu Kristo, yugura amarembo ikubakira inzu mu izina rya Yesu Kristo. Imana yugura amarembo ikuzuza umunezero n'ibyishimo, kandi ushobore gukomeza kugendana nayo wizeye kandi uyiringiye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi igugire neza mu izina rya